Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN. Tubahaye ikaze kandi tubifurije kugubwa neza aho muri hose. Nkuko musanzwe mubimenyereye, uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bisesenguye kandi bicukumbuye ku makuru y'igihugu cyacu ndetse no ku makuru aranga iterambere ryacyo, amakuru avuga ku mutekano, ku buzima, ku bukungu. Hashize iminsi tudaherukanye, niyo mpamvu mbasuhuzanije urugwiro, mfatanije na mugenzi wanjye Kagabo wabanye namwe mu bihe ntari mpari kugira ngo abagezeho ibiganiro, abagezeho amakuru, kugira ngo mutagira ikibazo cyo kubura amakuru no kugwa mu icuraburindi riterwa n'amakuru makeya cyangwa no kutababonera ubusesenguzi kubiba bihita buri munsi, umunsi ku munsi, isaha ku isaha mu gihugu cyacu. Hashize ukwezi kurenga hari ikiganiro gisohotse, kandi icyo kiganiro twe twifuje kukibagezaho no kubagezaho ubusesenguzi bwacyo. Ikiganiro cyahise kuri murandasi ku kinyamakuru gikorera kuri YouTube cyitwa Ubumwe. Icyo kinyamakuru kikaba cyarahaye ijambo umwe mumenyereye muri babasaza biyita inararibonye nyamara ari babanga mwabo, umusaza wiyita ko akina ngo politiki yo mu bushorishori, nyamara politiki ntitwabemye kubagaragariza ko ari y'uburimanganye, n'ibyo mu gifaransa bakunda kwita demagogie. Uyu munsi rero turagira ngo tugaruke kuri icyo kiganiro Bwana Faustin Twagiramungu yanyujije ku kinyamakuru cyitwa Ubumwe, ngo ni radiyo televiziyo Ubumwe. Yari iyobowe, ikiganiro cyari kiyobowe n'uwitwa Faustin nawe, ariko utarivuze irindi zina ngo tumumenye. Muri icyo kiganiro bari bahaye insanganyamatsiko igira iti Twagiramungu ntavuga rumwe ngo na Vincent Biruta, ngo ntashyigikiye ibyo Vincent Biruta yavuze ku ruzinduko rwa Anthony Blinken, umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bakunze kwita secrétaire d'État, bivuze ngo umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga. Muri iyo nsanganyamatsiko kandi Twagiramungu akihandagaza ati Rusesabagina azafungurwa. Mu by'ukuri ikiganiro naho ngaho cyari kizingiye, naho rwari ruzingiye byo kugaragaza ko Rusesabagina azafungurwa, cyangwa se ko ibyo leta y'u Rwanda ivuga ko Rusesabagina yaciriwe urubanza kandi ko ari burundu, ko ari ukwihandagaza, ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabijyamo bagaha itegeko u Rwanda kugira ngo rufungure Rusesabagina. Ariko twebwe mu busesenguzi bwacu hari ibindi bintu twabonyemo. Ku ikubitiro umunyamakuru asobanura umutumirwa we bagiye kuganira yamugaragaje nka Twagiramungu Faustin, ariko Twagiramungu Faustin ngo uyoboye ishyaka RDI Rwanda nziza, yirengagiza nkana kuvuga ko Twagiramungu uyoboye RDI Rwanda nziza ari umwe mu bayobozi ba MRCD FLN, wa mutwe w'iterabwoba wari uyobowe na Rusesabagina, ndetse na n'ubu twavuga ko akiwuyoboye nubwo ari muri gereza. Umutwe wagiye gukora ibara, ukarimbura imbaga y'abantu, ukica inzirakarengane, ugasahura imitungo, ukangiriza n'ibindi byinshi by'abanyarwanda, ari nabyo mu bigaragara Rusesabagina
n'abandi bafunganwe barenga 20 bazira. Nibyo byaha bashinjwa, ndetse ni bimwe mu byaha byabahamye, ku buryo byamuviremo gukatirwa imyaka 25 y'igifungo. Ubwo rero muri icyo kiganiro Twagiramungu Faustin yagerageje uko ashoboye kose nawe guhungira kure kwitwa ko ari umwe mu bayobozi ba MRCD FRN. Icyo ngicyo kikagaragaza nk'uko tumwibutse Rusesabagina agifatwa, aho yamwitakanya avuga ati iyo aba yagiye tuzi iyo yagiye, cyangwa twari tuzi ko afite urugendo, ntabwo tuba turi kwibaza niba koko ari we bafashe, cyangwa se ndetse nta nubwo twakagombye kuba turi kwibaza uko byagenze. Tubibutse ko mu biganiro byashize twaberetse uko aba bantu biyita ngo opozisiyo bahora mu gusiganwa, basiganirwa gutanguranwa intebe y'ubuyobozi. Ari nabyo bigaragaza ko Rusesabagina ahaguruka muri Amerika yahagurutse atabwiye bagenzi be, kuko yari azi ko umuvuno yaciye ugiye kurya, ko azagaruka babwira ko yabaye perezida, ko azagaruka babwira ko umuvuno wageze ku ngingo, ariko ntamenye ko yabaye akagashwi gashoka, cyangwa se ya nkware ishoka agaca kayireba. Ntiyamenye ko gahunda zo kurinda umutekano w'igihugu u Rwanda rwiyemeje ari ya yindi kandi ihamye. Reka ibyo tubyihorere twere kubitinda, kuko mu by'ukuri Twagiramungu Faustin mu bujiji bwe, mu mbabarire, ubu ngubu ukurikije uko ikiganiro cyagenze haragaragaramo ubujiji cyane, kuko mu gushaka kwitandukanya na FRN yaje kugaruka kuri ya makuru nabahaye igihe nasuraga Nyungwe, aho nagaragazaga ko Nyungwe umutekano ari wose, ariko Twagiramungu angarukaho, ari naho yanyitaga ngo umutindi wo mu birunga, ngo cya gitindi cyo mu birunga. Nkavuga ariko se Twagiramungu umusaza ko usaza ushaje asirishira isoni, byibuze se n'ibinyita ingagi bikagaragara bikagira inzira, aho kunyita igitindi cyo mu birunga. Kuko ibyo navuze, umutekano urasesuye muri Nyungwe. Nyungwe nayo inyuzemo ijoro ryose, mwarabibonye. Bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, umugabo kugira ngo atinyuke kunyita muri iryo izina ryanjye ararizi, aho nkomboka arahazi, aho kuvuga ngo cya gitindi ngo cyo mu birunga, ni uburyo bw'ubushizi bw'isoni butari bugakwiriye umusaza nka Twagiramungu wiyita inararibonye, wiyita inzobere muri politiki. Aho kugira ngo arwanishe ibitekerezo arajya gutukana. Ariko ibyo ngibyo akabigirira, kuko mwumvise neza, akabigirira kuvuga ngo we nta ngabo agira. Bivuze ngo ingabo azirekeye Rusesabagina azirwarize n'izo ngabo ze, wabivuyemo mbese muri makeya. Ibyo mwakwisesengurira mukumva uyu mugabo icyo yashakaga kugeraho. Arongera ati, ubu rero Rusesabagina mugomba kumenya ko ari umuntu wahawe ubwenegihugu bw'Ububiligi, ndetse no mu Rwanda mu rukiko yarahiye ko atari umunyarwanda, ko ashaka kuburanira hanze. Ati nanone mukamenya ko Rusesabagina yahawe uburenganzira bwo gutura, residence officielle, ngo y'Abanyamerika. Bityo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga ubwo burenganzira bwo gutura, bwo kubaho nk'umuturage w'umunyamerika, ko zafashe icyemezo cyo kumurinda no kumurindira umutekano. Nibyo
ku baturage bose bahawe ubwo burenganzira rwose ni ihame, ariko ntabwo kugirwa umuturage cyangwa umurezida w'umunyamerika biguha uburenganzira bwo gukandagira uburenganzira bw'abagenzi bawe b'abanyagihugu muvuka ari igihugu wavukiyemo. Kuba Rusesabagina yarahawe ubwenegihugu bw'Ababiligi agahabwa rezidansi y'Abanyamerika ntabwo bimuha uburenganzira bwo kujya kwica no guhotora, kwiba no kurenganya abanyarwanda b'inyabimata ngo nuko ngo afite ubwo burenganzira. Bati rero nako Twagiramungu ati rero amategeko ya Amerika byanga bikunda azashyira igitutu kuri leta y'u Rwanda imurekure. Aho ngaho niho ngo anyuranya na Dr. Vincent Biruta uvuga ko Rusesabagina ari umunyarwanda wafashwe yakoreye ibyaha abanyarwanda, aburanishwa n'inkiko z'u Rwanda, kandi urwo rubanza rwabaye mu mucyo, uburenganzira bw'ushinjwa burubahirizwa. Bivuze ngo ntabwo uyu munsi Rusesabagina mu bandi bantu 20 bafunganywe bareganwa bimwe ko ari we ukwiriye kurobanurwa ngo bakamuvanamo. Aho rero niho Twagiramungu noneho yivuyemo Nk'Inopfu. Ubuhanga bwe buragaragara, bwa bundi n'isubujiji, atangira kuvuga ko agira inama leta y'u Rwanda ngo ikora n'amasezerano rwihishwa, ngo rwihishwa. Munyumvire namwe, wa muntu ngo uharanira ngo kuzana demokarasi mu Rwanda, wa muntu ngo uharanira kuzana ngo kugira ngo u Rwanda ngo igihugu kigendera ku mategeko, ati leta y'u Rwanda ndayigira inama yo kugirana amasezerano rwihishwa na leta ya Amerika ngo abaturage b'u Rwanda bazabyuke mu gitondo bumve ngo Rusesabagina yageze muri Amerika. N'undi nka Perezida Kagame na negosiya n'abo banyamerika rwihishwa tutavugiza induru, abanyarwanda bakazumva ko Rusesabagina yagize uburambe. Muranyumvira? Ubwo se iyo niyo ya politiki yo mu bushurishori ajya akina nkawe abo bantu bamukurikira twabagiriye inama mu by'ukuri? Urakoze Kagabo, icyo kibazo ni kiza cyane kandi birasaba gusesengura, ndetse bikadusaba no kwerekeza abadukurikira abakunzi bacu mu biganiro byahise. Muri buki kiganiro twahitishije nako twabashyiriyeho tubereka Twagiramungu Faustin uwari we, ikiganiro cyarimo akaririmbo twakundaga kunyuzaho amaze kuvuga tuti reka dawe kabya jya umenya gusaza utanduranije cyane. Ariko ibyo ngibyo ubwabyo ntabwo bimuha isomo aranga uko iminsi igenda yicuma niko arushaho kwanduranya. Uti kubera iki? Iyo wumva umuntu wiyita umunyepolitike, ndetse umwe ngo bamwe bakunda kwita ngo ni inararibonye, umwe ngo wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda, atinyuka ngo muri icyo kiganiro nimugikurikira ikiganiro cyitwa icyo turimo kuvugaho cyo cyahise kuri radio Ubumwe cyangwa radio televiziyo Ubumwe, ikiganiro cyari cyo n'uwitwa Faustin, abivuga inshuro nyinshi ngo inama agira leta y'u Rwanda ngo kugirana amasezerano cyangwa imishyikirano rwihishwa. Ntatinya kubivuga ngo rwihishwa, abaturage b'u Rwanda ntibabimenye. Ngayo agira inama Perezida Kagame ko yakwicisha bugufi akagira bwangu kandi akagira wenda rwihishwa, indege bakayitwara nijoro bakajyana Rusesabagina bakamugeza San Antonio bakajya kubwira abayobozi bo muri Amerika ko byaranye. Nabyo birukanye yivugira, aravuga nk'umuntu ufite igihugu gikomeye cyane gitatiko n'abanyamerika. Ese kuki abigira rwihishwa?
niba ari ibintu biri mu mucyo, niba ari ibintu bigaragara bishobora guhesha ubu Rusesabagina aburanira uburenganzira bwo kurekurwa, abaturage b'abanyarwanda bakabyumva neza, abaturage b'u Rwanda ko leta aribo ivugira, ari nabo bayitoye bayishyizeho, kuki ijya gukora amasezerano rwihishwa? ubwo abatugaragarije uwo ari we n'imikorere ye. Icyo ngicyo niyo mpamvu narimereye kuri kiriya kiganiro twavuze, twamukozeho ibiganiro byinshi tumugaragaza uko ari, ntabwo yishiriye. N'uyu munsi yivuyemo arigaragaje. Uribuka kera mu gihe cy'intambara mbere ya 1994, gahunda yayoboye y'amashyaka 5 yaje guhura n'ishyaka ryari rihanganye na leta ya Habyarimana ariryo FPR. Ibyo ngibyo uyu munsi yirirwa ahakana ngo iyo nama ngo yayiguye ngo imutunguye, akagaragaza bagenzi be bandi bitwa ba Tadeyo bagaragaza bande ko aribo bari bayoboye iyo nama. Ariko mu by'ukuri ni muri uko nguko akora rwihishwa yaje muri iyo nama rwihishwa. Hari n'ibindi byinshi akora rwihishwa, hari n'ibindi. None se avuga ngo ntabwo yakorana na Rusesabagina ngo ni Rwesamadongo, ngo ni umuboyi, ngo ntabwo yavuga, ngo ntabwo. Nyuma yaho se baje guhura bate? Nta niyandishyikirano agenda akora rwihishwa. Ibintu byinshi akora rwihishwa, ahubwo aho ngaho niho mpamagara abaturage, abanyarwanda, mumenye abo bose birirwa baba barimanganya, abo bose birirwa bakora ibintu rwihishwa, bakajya gushukashuka no kuroga urubyiruko kugira ngo barugushe mu mutego rwihishwa, bazagere ku nyungu zabo, ku byo bitekereza, ku byo bifuza rwihishwa, abaturage batigeze barabukwa. Icyo gusa nakwizeza abanyarwanda mu byo nzi kandi maze kumenya, nuko leta y'ubumwe, leta iyobowe na FPR Inkotanyi, ifite imigambi myiza, ifitiye abanyarwanda imigambi myiza, kandi ishimikiye kuzabageza kuri buri kimwe cyose giteza umunyarwanda imbere, kimuha agaciro, kikamuhesha kwigira. Kabone niyo haza induru zimeze zite, leta y'ubumwe nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, nk'uko nyakubahwa Vincent Biruta nawe yabivuze, ntabwo igitutu kizatuma tuva ku izima imbere y'umutekano w'umunyarwanda, imbere y'ubumwe bw'abanyarwanda, imbere y'iterambere ry'abanyarwanda, imbere y'agaciro k'abanyarwanda no kwigira kw'abanyarwanda. Murakoze. Ubwo rero nshuti bakunze urugo rw'amakuru n'ibitekerezo, n'aya makuru nagiraga ngo mbasangize, mwumve namwe babandi bita abanyapolitike, bamwe tukunda kubabwira tuti nibabanga mwabo, icyo baba bagamije, icyerekezo bafite, ngo nuko leta yakora ibyo ikora rwihishwa, ibihisha abaturage. Bwacya mu gitondo kandi ugasanga barimo kuvuza induru ngo leta ngo yakoze ibi n'ibi, ngo leta ngo irimo kujyana aha n'aha, ngo abaturage ngo batabizi, nyamara aribo babyifitiye mu mitima, bashaka guteranya leta y'ubumwe n'abanyarwanda. Abanyarwanda turabasaba kugira ngo mukomeze mube maso, mutekereze, musesengure, mujye mureba neza abo bose babeshya baje kubashuka kugira ngo babateranye n'igihugu, batume iterambere ryacu twari rituraje ishinga dukomwa mu nkokora, ntibazabigeraho rwose. Turabijeje, namwe dufatanije na leta ubwayo, mukora ibishoboka byose, dutere imbere, dukomeze twiyubakire igihugu. Uwiteka abaho umugisha.